Reka tubasuhuze rero abantu mwese muteze amatwi Birindiro TV, tukaba tuje kugira ngo tuganire namwe muri rusange. Tariki 6 z'ukwezi kwa munani 2026, tukaba tugira ngo tuganire ku bijyanye n'ibimaze iminsi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho ubutegetsi bw'u Rwanda bumeze nk'uburi kugenda bukuraho ibijyanye n'umuco ndetse n'umwimerere w'Abanyarwanda cyangwa se n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Bijya gutangira rero baraje baratubwira bati ibintu bijyanye n'inzoga gakondo ntibikwiye, kandi tuzi ko izo nzoga gakondo ari z'abantu bakoresheje cyangwa se bakoresha iyo bagiye gukora imihango nk'iyo gusaba umugeni, iyo gukwa n'ibindi n'indi minsi mikuru. Barongera baraza banatubwira ko ngo Umunyarwanda atagomba kuba yateka ibiryo mu rugo iwe mu gihe agiye gukoresha umunsi mukuru, ngo ahubwo agomba kujyana umunsi mukuru muri hoteli. Magayane ati bazarya akaribwa n'akataribwa. Niko murareba mukabona indagu za Magayane zitarimo zigera ku musozo, cyangwa se zitarimo zigera aho yaragiye kuzisoreza. Nk'uko bigaragara rero, turatangirira kuri iki kivuga ngo Umunyarwanda ngo agomba kujya gukoresha ubukwe akabanza akajya kuzuza igishushanyo mbonera ngo cyerekana ubukwe aho buzabera, cyanditseho amazina, cyanditseho ibintu byose ngo bigomba kuzakoreshwa mu bukwe mu rwego rwo kugira ngo habeho ngo umutekano w'igihugu. Iyo ni ya sisiteme yo kugira ngo Abanyarwanda batazaba bicara hasi ngo baganire ku bijyanye n'igihugu cyabo cyangwa se baganire hagati ubwabo. Nuvuga ko muri hoteli muzajyamo muzajya musanga rimwe na rimwe harimo amakamera, harimo nuvuga ngo harimo ibintu bishinzwe gufata amajwi kugira ngo ibyo abantu bazaganira muri iyo hoteli byose bizajye bisohoka mu ndangamajwi, mu nyakiramajwi. Tukaba turimo tuvuga duti rero nyamara Abanyarwanda nimudahaguruka cyangwa se tudahaguruka ngo twamagane ibintu byo kuduca ku muco, byo kuduca mu gihugu cyacu, abantu barabigenderamo. Ngira ngo mwabonye ku kinyamakuru ntavuze izina, aho abaturage hariya za Kayonza barimo basenyerwa, umurenge ukakira ibyangombwa by'umuntu agomba kugurisha ikibanza, abaturage bakajya kubaza niba aho hantu hemeye kugurwa, bakagura, bamara kuhagura bati mwebwe aho hantu mwahaguze ntabwo ari aho kuba, ahubwo hari haragenewe kororera amatungo. Ati izo nzu rero mugire vuba, tubaye iminsi 30 mugomba kuzisenya. Abaturage bamaze kwishyura amafaranga, s'il-vous-plaît, barubatse bamwe baratangiye no kubaka n'amazu, abandi n'amazu bayagerereje. Tukavuga duti rero ibi ni ibintu byo kugira ngo rubanda ihaguruke. Aha ni ku Birindiro TV, gira ubutaka, gira gakondo, kuraho umusoro kuri gakondo y'abasogokuru n'abasogokuruza, kugira ngo buri Munyarwanda wese yishyire yizane mu gihugu cye. Nta kavukire usorera gakondo, keretse abo banyamahanga batujemo bakaduteza umwiryane, kugeza n'ubu ngubu akaba aribo badusoresha, akaba aribo batubuza umudendezo, bashaka kutuzanira amategeko yo mu mahanga, kubera ko igihugu cyacu aribo bagenda bakigurisha bakirya runono. Aha ngaha rero baraza baratubwira bati ikigage nta muntu wongera kwenga, ubukwe bugomba gukoreshwa muri hoteli. Biratangaje kubona umuntu yaba yarahinze amasaka adashobora kwenga umusururu ngo yinywere, adashobora gukora ubwo bushera ngo yinywere. Ubwo ruvuga ko bagiye guca n'imbuto mu Rwanda, kandi sinzi umuntu wavuze ati burya iyo urugo ruriye imbuto, kandi burya urugo rupresenta igihugu gito. Bivuga ngo ibigize urugo iyo byagutse biba bibaye igihugu. Bivuga ngo igihugu, urugo ruriye imbuto ruba ruciye n'umuco, ndetse narwo n'urwo rugo narwo rwose ruracika, rurapfa rugashobora kubera inzara, urwaza bwaki. Ubwo bakatubwira ngo ibintu bijyanye ngo n'imisururu, ngo ibintu ngo bijyanye n'urwagwa rw'abasaza,
nta muntu ushobora kongera kukubyenga kuko ngo biba bitujuje ubuziranenge vrema, ugasanga insina wenda unafite nizo wasigiwe na sogokuru wawe cyangwa na sogokuruza, ni urutoki wasigiwe, ariko bakakuburira kutazongera kurusubiramo cyangwa se bakakuburira kurutema ngo kugira ngo izo nzoga zabo zo muri izo nganda zabo ngo zibone isoko. Noneho rero tukaba turimo tuvuga duti kuri iki kiganiro ngiye gukora kijyanye n'ibintu by'ibinyobwa batangiye noneho kujya mu maduka y'abantu, nshimye ko mwageze mu baturage, abaturage bishimye kubera ko wenda mwageze muri abo bantu bakomeye bicaga izo nzoga z'uburozi zimaze imyaka 20 cyangwa 30 zica abantu muri icyo gihugu, muzishinja kutagira ubuziranenge. Nanjye koko ndabyemera ko zitagira ubuziranenge, ariko ubu abantu biciwe n'izo nzoga, abantu barwaye kubera izo nzoga, murabaha murabaha indamunite. Ko mubona biriya biyoga mwari mwararetse abantu bagakora, ko abantu batangiye kubivuga kera, bamwe mukabita amazina yanyu mujya mu buti, dore ni ikigarasha kiravuze, batari mwararwanya u Rwanda. Ubu nyuma y'imyaka 20 no mubonye ko abantu bashize, nta n'ikintu mufite cyo kuba nk'indishyi z'akababaro, cyangwa ni bwa buryo n'ubundi bwo kugira ngo umuturage w'u Rwanda atagira ikindi kintu yongera kugira, cyangwa se ibintu byose bimumareho birangire noneho abaturage b'u Rwanda bahunze igihugu, cyane cyane ko icyo gihugu mushaka no kukigurisha, mushaka kutuzanira bimukira, mushaka kutuzanira Al-Shabaab mu Rwanda. Ni gute ushobora gufata inganda cyangwa se ugafata amaduka cyangwa ugafata stock, umuntu wenda yafashe amafaranga ye ashora mumuhaye ibyangombwa byemewe ko agomba gucuruza ibyo bintu, ibyo bicuruzwa birariha, babitangira fagitire. Izo fagitire zitangwa na leta, ni imisoro ijya muri leta. Mwemera ko iyo misoro itangwa, abantu bishyura ibitabo bya fagitire cyangwa se wenda bishyura na za mashini zanyu. Umuntu arafashe amamiliyoni yarashoye, muraje gutora ibintu murabitwaye, ntimunamuteguje mumubwire muti nyamara ibyo bintu leta irashaka guhindura ingamba, tubaye iminsi 40 cyangwa se amezi 2 ibyo bizabe byavuye ku isoko, dutangira izindi ngamba nshyashya. Reka ahubwo muraje mufashe ibintu murabyikoreye. Twumvise ko ahubwo mwe mwatangiye no kubigarura muri Tanzania ngo babihindurire amazina, bazabizane byitwaye andi mazina, ariko bitakiri mu maboko ya ba nyirabyo babivunikiye. Murumva igihombo muteje abaturage. Reba nk'umuntu wagiye muri banki agafata umukopo, mukaba muje mukabitirura mukabitwara, ubwo asigaye mu matage agomba kuzariha banki, kandi ubwo leta nta n'ikintu mushobora kuzamugenera ngo mumuhe uwo muntu arebe ko yava mu ideni yagiyemo. Ubwo bukaba ari bwa buryo nyine n'ubundi ejo bundi muzaza mubonye ideni rya banki rimugoye, mubwire muti iyo nzu yawe turayikeneye, mumugurire inzu muhe ntica ntikize, cyangwa se muyiteze cyamunara mushaka amafaranga yanyu ngo ya banki. Umuturage birangira abaye impunzi mu gihugu cye ahunge, kubera ko icyo mugendereye ni ukuzana bimukira muri icyo gihugu, abantu muzashobora gutegeka, mugakomeza kudestabiliza akarere k'ibiyaga bigari. Aya masezerano mushaka gusinyana n'igihugu cya Itali we kuzana bimukira mu Rwanda, aha ni nyuma y'uko ay'Ubwongereza amaze gupfa mushwanye bitewe n'amafaranga mwaryanye. Aya masezerano agendereye iki? Si amasezerano yo kugira ngo abantu bakomeze kunyaga ubutaka. Tuba tubaza uti rero banyarwandakazi, nimuhaguruke, kugira ngo murabona ko n'abandi bose barimo bahaguruka. Bikuraniye guhaguruka uri mu Rwanda, fata akabando wambuka hakurya wigira i Burundi, nta muntu uzagukoraho. Ikibazo cyacu kirazwi ku rwego rw'isi, none ntabwo bikiri ku rwego rw'igihugu, ni ku rwego rw'akarere no ku rwego rw'isi. Bazi ko dufite ikibazo mu gihugu cyacu, bazi ko dufite baringa. Ubonye bikunaniye ukabura nta hantu ufite ho kuba wakorera ibintu byawe, ihagurukire wigendere.
nkaba ndimo mvuga nti rero ibi bintu byo kumena inzoga z'abaturage nta kintu muri bubahe, mutaranabateguje byibura ngo mubahe preyavi y'igihe bagomba kuba bamazemo ibintu byabo muri za rumaze babigurishe, babike ayo mafaranga akomeze akore n'ibindi bintu wenda byazakorwa. Muraje muteruye ibintu muratwaye. Ese ubwo abo bantu murabona ko ejo bundi nibaramuka birevoruse muzavuga ko ari ibigarasha noneho, cyangwa muzavuga ko ari interahamwe, cyane mwe muzamubateye umutima mubi kugira ngo babirevorute? Ko murimo mwicara mwikanga, Kagame agafata umuryango agahunga, mugafata Nduhungirehe. Ubu ntabwo murimo mubona ko noneho muhereza icyuho umwanzi, n'ubu washaka kubatera yabatera anyuze muri abo baturage murimo muhemukira, bigeze aho ngaho. Tukaba tuvuga duti rero umuntu ushaka gufasha afashe wazalendo, abenegihugu nibo bazaza gukura mu munyururu abenegihugu bene wabo. Ntabwo umuntu ashobora kuba mu gihugu cy'amavuko, igihugu gakondo, igihugu kavukire, wikanga rimwe na rimwe n'uwo muntu uguteye ugasanga netranje, cyangwa ugasanga umuvantara, ugasanga nta n'ibisekuru bingahe agira mu icyo gihugu, ariko ugasanga guhagaze ku gakanu kandi uri kavukire. Tukavuga duti rero kavukire mumenyane, umunsi babyara banyu, bakuru banyu, bene wanyu bazaba baje, muzabakire neza kugira ngo twibohore ingoma ya yindi Kayibanda yirukanye muri 59 akazana demokarasi, yatumye abantu bose babaho barabana, ibintu bigenda neza. Biza guhinduka muri 94 aho Perezida Habyarimana bamumaruriraga indege. Kandi mwirinda abo bantu bameze nk'abapolitisiye, kuko abo bantu b'abapolitisiye baragorana, bararushya. Ni nabo bagurishije icyo gihugu, ngira ngo bamwe mubona aho bagiye barindagirira hirya iyo ngiyo, bamaze kurya amafaranga y'inkotanyi. Inkotanyi zababwiye ati rero igihugu mwarakitugurishije, nimuhambire mugende. Bamaze kubona ko bari kugenda barobamo umwe, bahita birukanka baragenda. Kuba dutirira abaturage b'u Rwanda, mwicare muzi ko kavukire izaza, kandi kavukire igomba kuza mukabohorwa, abantu bakongera bagasubirana ubutaka bwabo, bagasugirana ubusugire bwabo. Dusoza rero kuri ibi binyobwa, icyo ngiye kuvuga ndavuga ni bijya ngo hari amakuru yagiye ahagaragara avuga ko muri iri hunga rya Kagame, cyangwa se muri kugenda kwa Kagame, ngo ari uburyo bwo kugira ngo akore finisage. Icyo ni ku kindi kiganiro ndi buzane, ndi kuvuga kuri Nduhungirehe na Kagame, umwe agafatwa undi agahunga, ndetse n'abandi bakaba bakomeje kunyereza. Haravugwa ku kibazo cy'inzoga ngo cyateje ibibazo muri perezidansi, aho Kagame yajyaga gukora bitewe n'uko yari afitemo umukobwa wari protokole wo muri perezidansi, ushinzwe kureba ibintu byase nyine, ushinzwe kureba uburyo ngo igihugu kigenda. Muzi ko muri perezidansi byose ariho bifondera. Batangiye gufunga amabare afunga nyuma y'amasaha, bitewe ngo n'uwo mwana wagendaga akajya guceza, bikarangira aje ku kazi saa sita, isa akinjira mu kazi asanga nta kintu na kimwe giteguye. Bategeka gufunga amabare yose saa 5 z'ijoro, bitewe n'uwo mutekano muke ngo wabonetse muri perezidansi. Urumva ko umubyeyi nawe cyangwa se uwo musaza nawe yabyaye utuzizi. Ubwo rero birangiye, arareba abona ikibazo kirakomeje, niko gushyira ngo kumena ibigage, ngo niba umwana we adashobora kuzongera kunywa inzoga, cyangwa se abantu badashobora kuzongera kunywa ibyo byuma, ngo bamene izo nzoga z'abaturage bakureho n'ibyo byuma. Ibintu byose dore byapagiwe hariya bitewe nuko ngo muri perezidansi yakoragamo ubuzizi. Akaba yari umuhungu wanyu Birindiro. Kora subscribe, kora like, usharinga ikiganiro kugira ngo ibintu bigende neza.